Basuje kandi mbahaye ikaze. Noneho uyu munsi reka mbajyane mu rukiko. Turahirwa Moses uzwi nka Motion yageze mu rukiko uyu munsi, ariko ntabwo ari ukugeramo gusa kuko yashinjijwe gucuruza urumogi maze asuka amarira ararira. Ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba Turahirwa Moses akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari no gukorwaho iperereza ku bijyanye no gucuruza, ariko gucuruza cyane cyane ibiyobyabwenge ni ingingo yagarutsweho kuri uyu wa kabiri ubwo uyu musore wamenyekanye ubwo yashingaga inzu y'imideli ya Motion yitabaga urukiko ngo aburanishwe ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge akurikiranyweho. Turahirwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ko ubwo yafatwaga yemeye gutanga ku bushake urumogi rutagera ku magarama 2, ariko ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yafatanywe udupfunyika twishi tw'urumogi tugera kuri 13. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo kuko mu byaha bumukurikiranyeho harimo n'icyaha cyo gucuruza urumogi, nacyo akaba kigikorwaho iperereza. Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo yisobanure ku bivugwa n'ubushinjacyaha, maze kuvuga biramunanira atangira kurira cyane, ariko umucamanza amusaba gutuza akisobanura ahubwo kubyarerwa. Ku bijyanye no gutunda ibiyobyabwenge, umushinjacyaha yavuze ko bishimangirwa no kuba ibazwa rye Turahirwa Moses ubwe yaremeye ko ibiyobyabwenge yabifatanwe yabivanaga muri Kenya ndetse ubwe akemera ko yabinywaga. Naho ku bijyanye no kubika ibiyobyabwenge bishimangirwa no kuba yaremeye ko yafatanwe urumogi, nabwo nubwo atabyemera ariko ntiyemere cyane cyane ingano yabyo. Ubushinjacyaha nabwo bwamukurikiranyeho kuri iki cyaha. Umushinjacyaha yagaragaje ko inyandiko y'abagenzacyaha bakoze iperereza n'ifatira yerekana ko uyu Turahirwa Moses yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi. Yibukije urukiko ko Turahirwa Moses atari ubwa mbere akurikiranyweho iki cyaha kuko yaherukaga kugihamwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyo gihe yasabye ko yafungurwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje, ariko aho ni mu rubanza rwa mbere. Noneho reka twinjire mu rubanza neza rw'uyu munsi, urwo rubanza uko rwagenze, aho Turahirwa Moses yasutse amarira mu rukiko, ariko urukiko rukamubwira ko kurira atari byo by'ibanze, ahubwo agomba kwiregura ku byaha akurikiranyweho. Aha ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba Turahirwa Moses akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge no gukorwaho iperereza ku bijyanye no kurucuruza, ariyo ngingo nini igomba kuburanwaho, cyane cyane ko ari byo byaha akurikiranyweho. Ni ingingo yagarutseho rero kuri uyu wa kabiri ubwo uyu musore wamenyekanye ubwo yashingaga inzu y'imideli ya Motion yitabaga urukiko ngo aburanishwe ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge akurikiranyweho. Turahirwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ubwo yafatwaga yemeye gutanga ku bushake urumogi rutageraga kuri ariya magarama yatangaje magarama 2 we niyo yemera, nubwo ariko ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ari udupfunyika 13. Ku bapima ingano y'urumogi utwo dupfunyika n'urumogi umuntu yavuga ko ari rwishi. Turahirwa Moses ukurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge yabwiye urukiko ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, asaba kurekurwa akitabwaho n'abaganga, mu gihe ubushinjacyaha bwo bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ibi byagarutswe mu rubanza rwabaye kuri iyi tariki ya 6 Gicurasi 2025 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Turahirwa yashinjwaga n'ubushinjacyaha gukoresha, gutunda no kubika ibiyobyabwenge. Bwasabye urukiko ko yafungwa by'agateganyo kuko iperereza rigikomeje. Bwagaragaje ko Turahirwa atari ubwa mbere akurikiranyweho icyo cyaha, bityo ko akwiriye gufungwa by'agateganyo mu rwego rwo kumufasha kurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se kubikwirakwiza mu bandi. Ubwo yireguraga ku byakurikiranyweho, Turahirwa wabanje gusuka amarira mu rukiko yagaragaje ko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi ko yatangiye urugendo rwo kwivuza. Yasabye imbabazi sosiyete nyarwanda kuko afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bituma akora ibyo atatekerejeho no kubatwa n'ibiyobyabwenge. Yavuze ko yafashe ingamba zigamije kumurinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo no kwitabwaho n'abaganga. Guhera muri Gicurasi 2025 kuko ngo afite umuganga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kumufasha mu bujyanama. Umunyamategeko we wakoreshaga icyongereza yashimangiye ko uwo yunganira afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe insanity gituma akora ibyo atatekerejeho.
bityo ko akeneye kwitabwaho n'abaganga aho gufungwa by'agateganyo. Yabwiye urukiko ko kumufunga bishobora kumwongerera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, asaba ko yafungurwa agakomeza kwitabwaho n'abaganga. Yemeje ko hari no gukorwa raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igamije gusuzuma uko ubuzima bwa Turahirwa buhagaze no kugaragaza nyirizina ikibazo yaba afite. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuvuga ko Turahirwa afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byari bikwiriye kwemezwa na raporo y'abaganga, bityo ko ibiri kuvugwa bidakwiriye guhabwa agaciro. Ku bijyanye no kwivuza, ubuhagarariye yerekanye ko no mu magororero harimo abaganga b'abahanga bita ku bantu bafunzwe. Yabwiye urukiko ko kumufunga by'agateganyo byaba ari uburyo bwiza bwo kumufasha kumurinda gukomeza gukoresha ibiyobyabwenge. Kubirebana no kuba Turahirwa yaratanze umusanzu mu kubaka igihugu, umushinjacyaha yagaragaje ko kuba umuntu yarakoze ibyiza atabyuririraho agakora ibyaha kandi ngo bitanamubuza gukurikiranwa. Nyuma y'impaka ndende z'impande zombi, urukiko rwapfundikiye iburanisha. Icyemezo kikazatangazwa ku itariki ya 9 Gicurasi 2025 saa 8. Turahirwa yaherukaga guhamwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge birimo urumogi. Icyo gihe rwamukatiye igifungo cy'imyaka 3 no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 20 nk'igarama ry'urubanza, nubwo yahisha ajuririra icyo cyemezo mu rukiko rukuru. Turahirwa uyu yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideri mu Rwanda binyuze mu nzu ye y'imideri ya Motion yashinze, imaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Iyi ni Dezumo TV24, nitwe bambere ku makuru tuyageraho tukayakubwira agifite umwimerere. Kandi handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'andi makuru yose atandukanye utasanga handi. Ndabashimiye.